Reka nongere nguhe ikaze we wahisemo gukurikira Ibanga Official umunsi ku munsi. Kuri iyi si ya rurema hari ibintu bitandukanye kandi bikunzwe ku buryo butandukanye. Hari abahitamo kwibera imbata ya filime cyangwa se ibindi bintu bitandukanye. Hari n'abahitamo kwicara hasi bagasoma bakamenya amateka ndetse n'aho isi igeze. Byumvikana ko byagorana kubona umuntu muri iyi si udafite icyo akunda. Mu buzima bwa muntu duhora twiga kandi tukiga binyuze mu nyandiko z'abatubanjirije. Yewe hari n'uwo ujya kumva ukumva aravuze ati yewe naho utajya mu ishuri n'isi yakwigisha kandi ugafata. Ese koko nibyo? Muri iki kiganiro tuzarebera hamwe ndetse tumenye ibitabo 10 bikunzwe gusoma n'abantu benshi muri iyi si ya rurema. Uko bukeye n'uko bwije abanditsi bariyongera. Yewe ugasanga n'ibyo banditse birakunzwe kurenza ibyanditswe n'abambere. Ku buryo bigoranye kumenya ibitabo byakunzwe cyangwa se ibitabo byasomwe kurenza ibindi. Kugira ngo tubashe kubona amakuru ahagije kuri iki cyegeranyo hifashishijwe imbuga zitandukanye ndetse na websites zitandukanye kugira ngo tubashe kubona amakuru ahagije twifuzaga kubagezaho. Nk'ibisanzwe mugiye kubana nanjye Bayizere Colette. Nk'uko twabivuze haruguru, iki kiganiro kizibanda ku bitabo 10 byasomwe ndetse bigakundwa n'abantu benshi. Byumvikana ko iki kiganiro kirimo ibice bibiri. Igice cya mbere tugiye kurebera hamwe ibitabo 5 byakunzwe. Mu kindi kiganiro kizakurikira tuzarebera hamwe nanone ibitabo 5 byakunzwe. Mbahaye ikaze. Ku mwanya wa 10 turahasanga igitabo cyanditswe n'umwanditsi witwa Anne Frank. Iki gitabo cyanditse mu mwaka w'1947 akita The Diary of Young Girl. Muri iki gitabo Anne Frank avugamo ibyamubayeho mu gihe Abayahudi bari bahanganye n'Abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Iki gitabo cyakoze ku mitima y'abantu benshi aho cyahinduwe mu ndimi zirenga 70 ku isi. Mu gihe kopi zacyo miliyari zagurishijwe. Iki gitabo amateka agaragaza ko cyaba cyarasohowe na Anton Heinrich Frank akaba se wa Anne Frank. Bigaragara ko Anne Frank yavuye ku isi akiri mutoya, aho inyandiko nyinshi zerekana ko yapfuye afite imyaka 15. Ku mwanya wa 9 turasanga igitabo cyitwa Think and Grow Rich. Igitabo cyanditswe na Napoleon Hill. Iki gitabo kikaba cyaranditswe mu mwaka w'1937. Niba warakurikiye neza ikiganiro cyatambutse, iki gitabo twakivuzeho cyane kuko kirimo inama nyinshi zagufasha kugera ku ntsinzi. Iki gitabo kandi gikubiyemo amahame yagufasha kwigenga ku giti cyawe cyangwa se kwigenga ku mutungo wawe nk'amafaranga. Muri iki gitabo Napoleon agaragazamo intambwe 13 zagufasha kugera ku bukire cyangwa se kugera ku ntsinzi. Muri izo ntambwe twavugamo intambwe yo kugera cyangwa se kuzamura imyumvire yawe. Twavugamo kandi intambwe yo gushyiraho intego zisobanutse ndetse zihariye. Indi ntambwe nziza cyane yavuzwe muri iki gitabo ni ugushyiraho uburyo wagera kuri izo ntego ndetse no gufata ingamba. Kubera inama ndetse n'ubuhanga iki gitabo cyanditswemo byatumwe gikundwa na benshi, aho kopi zacyo miliyoni 100 zagurishijwe. Ku mwanya wa 8 tuhasanga igitabo cyitwa Gone with the Wind. Igitabo cyanditswe na Margaret Mitchell.
kikaba cyaranditswe mu mwaka w'1936. Iki gitabo bitewe n'uko cyanditswe nyuma y'intambara ya Amerika kandi kikaba kivuga ahanini ku rukundo, imibereho y'abantu ndetse n'uko sosiyete zahinduka, cyarakunzwe cyane. Kiragurwa, kirasomwa ku buryo miliyoni 30 za kopi zacyo zagurishijwe. Ku mwanya wa 7 turahasanga igitabo bita The Twilight Saga. Igitabo cyanditswe na Stephanie Meyer. Iki gitabo ni inkuru ndende y'uruhererekane yanditswe guhera muri 2005 kugeza 2020. Iyi ni inkuru y'uruhererekane rw'ibitabo 4 bivuga ku rukundo rw'abana babiri ari bo Bella na Edward. Iki gitabo kigizwe n'uruhererekane rw'inkuru y'urukundo cyakunzwe n'abantu benshi, cyane cyane urubyiruko, aho kopi zacyo miliyoni 120 zacyo zimaze kugurishwa. Ku mwanya wa 6 turahasanga igitabo bise The Da Vinci Code. Iki gitabo cyanditswe n'umugabo bita Dan Brown. Iki gitabo yacyanditse mu mwaka w'2003. Kubera ubuhanga bw'iki gitabo, uburyo cyanditse ndetse n'ibirimo bikubiyemo amayobera ndetse n'ubuhanzi, amateka, byatumye abakunzi bo gusoma bumira ku ntebe bagambiriye gusoma iki gitabo. Iki gitabo cyarakunzwe cyane ku buryo miliyoni 80 zacyo zigizwe na kopi 80 zimaze kugurishwa. Ibi bitabo 5 tumaze kubona byarakunzwe birenga imbibi ku buryo byagiye bisiga ingaruka nziza zirambye ku babisomye. Iki cyari igice cya mbere, ndakurarikira kuzakurikira igice cya 2, aho uzamenya igitabo gikunzwe cyane kurenza ibindi muri iyi si ya rurema. Ese wumva ku mwanya wa mbere hazaza ikihe gitabo? Twandikire muri komenti utubwire. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ntaho kirangiriye. Ndagushimiye wowe ufata umwanya ukadukurikira. Umwanya wawe ni ingenzi kandi ni impano iruta izindi zose. Ndagushimiye.